Yes, aha. Hanyuma rero ubu hagiye igikorwa cyo guhaguruka, twashyizemo vitensi, feriyamu twayikuyemo. Yego, ubu ngubu tugiye guhagurutsa imodoka yacu. Nibutsa abanyeshuri benshi ko ikinyoteri akantu gashyiramo inyoteri kaba mu kuboko kw'ibumoso k'umunyeshuri. Yego, iyo wicaye hano ibumoso bwawe akantu gahari hafi ya vola niko gashyiramo ibinyoteri, nako kariho amatara. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye guhaguruka igihe cyose uri mu kizamini ugomba guhaguruka yashyizemo ikinyoteri cy'ibumoso, kuko hano mu Rwanda tugendera hehe? Iburyo. Ni ukuvuga ngo ubwo rero iyo uhagaze ugiye guhaguruka ushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso kugira ngo ubashe kujya mu muhanda. Yego, ugaruka iburyo bwawe. Ugaruka iburyo bwawe. Igihe se uhagaze iburyo nta gihe na kimwe uhagarara iburyo ubwo wakoze amakosa. Uba wakoze amakosa iyo wahagaze iburyo, uba wakoze amakosa. Icyo gihe uri mu muhanda hagati. Oya, ari nk'igihe usanga nk'umuhanda ufite icyerekezo kimwe. Yego, ugahagarara iburyo. Icyo gihe ushyiraho ikinyoteri kikugarura mu muhanda. Yego, rero tugiye guhaguruka. Urabona ko kano kantu nababwiye ko ariko gashyiraho ikinyoteri. Uragafata ukakamanura hasi gatoya witonze kugira ngo utagaca. Baba bafite imbaraga, baba barihingiye imishiki. Gahoro akajyamo ikinyoteri cyawe cy'ibumoso cyo guhaguruka. Agatara k'icyatsi kaka niko kabigaragaza. Niko kabigaragaza. Itara inyuma riba riri kwaka ryeye ku muyobozi uri inyuma yawe ko ushaka kujya ibumoso. Yego, n'imbere riba rihari, riba rigaragara no ku ruhande rw'imodoka. Hanyuma warangiza ugahagurutsa imodoka yawe witonze. Murabona ko nahagurutse ko nta muriro numvise. Ni gake gake automatique ari rijyana. Iba yijyana yari nshyashya. Ngo umaze guhaguruka cya kinyoteri ugikuramo uko ubamaje gukora igikorwa cyo guhaguruka. Wamaze kwereka umuntu ko ugiye kugira gute guhaguruka, hanyuma ugikuraho. Ako se kutambaye sentire. Nawe ugomba kuyambara. Ngo umunyeshuri ari mu kizami ntambwire ndafandwe yabatsinzwe. Nababwiye yuko agomba kubikora, ariko n'umuyobozi bari kumwe cyangwa se umugenzi bari kumwe nawe akayambara. Hanyuma rero tugiye guhagarara ku ruhande. Yego, tugiye guhagarara hano ku ruhande. Dushyizemo ikinyoteri cyo guhagarara. Ubwo ni ikinyoteri cy'iburyo kirazamuka. Ni ukuvuga ngo urakazamura gakeya ka kantu, urabona ko kiri kwaka kiganisha iburyo. Hanyuma kugikuramo, hari igihe umuntu ajya kugikuramo kigasubira ugikuramo, ukuramo gake usubiza hagati na hagati. Urabona ko nkoze gahoro. Hanyuma iyo uhagaze nk'ahantu hatemewe ku banyeshuri bazajya gukora ibizamini, dore uhita ukanda aka ngaka. Mwakabonye? Yuga kanze kano bakita double indicator. Urabona ko hashushanyijeho akantu k'agatriangle. Yego. Baba ubugaragaza ko imodoka yawe ifite ikibazo cyangwa se wowe ubwawe ugize ikibazo. Najyaga ngira ngo nako gucanganya ikintu. Oya. Kuko kaba kerekana iburyo n'ibumoso. Yego. Wango ni double indicator. Canganya kiro. Ni double signoteri. Wanga imodoka yawe ifite ikibazo cyangwa se wowe ubwawe ugize ikibazo. Yego, wajya guhaguruka rero ukagakanda ukagakuramo, ugashyiramo cya kinyoteri nababwiye cya hehe cy'ibumoso gisubira mu muhanda cyo guhaguruka. None se siko numva n'ikizami tugikoreye mahoro. Buri gihe kari akantu akangaka harya ngo ni double kinyoteri. Yego. Gahora gafite iriya shusho ya triangle. Yego. Imodoka zose uzasanga karimo akangaka kameze gutya. Kaba kari hasi aryo go radio ni. Kaba kari hasi ya radio. Oya, hari igihe uzasanga radio, hari igihe uzasanga radio hasi hanyuma kari hejuru. Hari igihe uzasanga kari gapfa kuba kameze gutya. Hanyuma guhagarara wahagurutse, ariko turibaza abashoboye kujyamo ariko guhagarara bikamutwara. No kuvuga ngo guhagarara ushyiramo cya kinyoteri nabwiye cy'iburyo, warangiza ukarekura umuriro ugafata agafirika gahoro gahoro. Ntabwo guhita ukandagira. Ntabwo uhita ukubita hasi. Ukandagira byagenda bise. Ukandagira afanyura mu kirahure ukamubona imbere. Nawe ubwawe ushobora gukubita umutwe hano kuri paraburize, cyangwa se umuntu uri inyuma yawe agahita kugonga, kuko ubu ukoze icyo bita gukacika. Ubu kacitse feri nk'izi mpusira ni impusi. Ntabwo ukoze icyo bita gukacira. Amategeko y'umuhanda babyita gukacira feri. Birabujijwe gukacira fere nta mpamvu nyakuri ibiguteye. Ni amategeko y'umuhanda. Yego. Ubwo impamvu nyakuri yaba ari nk'iyi. Narayigishije cyane ngira ngo mujya mukurikirana Grand Frère Inkotanyi. Ura ni Grand Frère buriya. Yego. Niwe kora rimwe harya? Niwe kora rimwe muri provisoire Inkotanyi. Noneho katwigire hari imbere dusoze umunyeshuri igihe arangije kwiga
abigenza hari ubu ngubu ibintu turi kwiga ni ikizamini. Ni nk'ikizamini. Ni ukuvuga ngo twahagaze barakubwiye ngo twongere duhaguruke tugende. Icyo gihe rero uhita ushyiraho cya kinyoteri cyawe cy'ibumoso, ariko hari ikintu utambajije ngo utahinduranyije vitesi. Automatique niyo mpamvu yoroshye, nta byo guhindura vitesi, ni ukugenda wifatiye agaferi n'akariro wigendera. Ni ukuvuga ngo twasizemo depare byarangiye. Ni nko gutwara ya game yo muri telefone. Oya nanone ntabwo wabigereranya. Ikintu mbona kigoye se si ukuyobora vola, nimba ari vola. Ibi binyoteri ni uruca abana, zamura hejuru umanura hasi shyira hagati. Ako ngako ni ibyerekezo byombi. Dubure kinyoteri ariko nyine wa mbere uzaza utangire kwiga umunyeshuri nawe. Ahubwo se ugira ngo ndava hano ngewe nayakije nawe ndagushyiramo. Urabona ko nashyizeho ikinyoteri rero noneho cy'ibumoso cyo gusubira mu muhanda. Urabona ko ndamutse ntagishyizeho nkuriya yari ku ngonga. Dore rero ngahita ndekura ya fere nkajya ku kayira gake. Noneho iyo ugeze nk'aha ngaha afande ahita avuga ngo hagarara, ukongera ugashyiraho cya kinyoteri cyahe cy'iburyo cyo guhagarara, warangiza ugashyiramo double indicator. Ikizami kiri gukorwa muri iyi minsi rero ni iki. Ubu iki gihe ahita akubwira ngo hindukiza imodoka yawe dusubire aho tuvuye. Icyo gihe icyo ukora ni igiki, uhita ukuramo za double indicator ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, ugatangira ugakata imodoka yawe witonze. Ukasa inshuro zingahe? Ukasa inshuro enye. Najyaga ngira ngo ukata rimwe bikaba birarangiye. Oya, ukata inshuro enye imodoka ikaba irarangiye. Dore hari ahantu nagiye barambwira ngo ikate yose ndakata. Mbona nta mupaka ifite. Ubwo yaba ifite cya kibazo nababwiye cy'amavuta ya hydraulique. Urabona aka kavora karijyana. Yego. Ariko iramutse igagaye wumva ikomeye umenya bya bindi kureba niba amavuta arimo. Yes. Noneho murabona ko nayikase yose izaho ikinyoteri cy'ibumoso. Noneho ndatangiye ndebye muri retroviseur hano kugira ngo ntagwanga abantu ko nta wundi muyobozi wabangamira. Urabona yuko nka motari utamurebye wahita umugonga, ubundi ugakata imodoka yawe. Kamera uri kubafata bareba motari bagenda. Bari abamotari cyangwa uzabafatije. Bari abamotari ntabwo bari mu byo ndahembera. Murabona ko ngeze aha ngaha ku ruhande rwa brodire ndahagaze, hinduye amapine yanjye yose. Urashyiramo rivanse? Ndashyiramo rivanse ariko mbanze nshyiremo na double indicator. Yego. Hanyuma nindangiza nshyiremo iki, nshyiremo rivanse. Yego. Rivanse nayishyizemo. Navuga ngo ni game mu kanse. Ngiye gusubira inyuma noneho ndeba muri retroviseur yanjye y'iburyo n'iy'ibumoso niyo hejuru mu modoka gake kugira ngo ntagonga brodire afana kamazeho. Yego. Urabona ko mpageze mpindukije amapine, za double indicator nzikuyemo, kizemo ikinyoteri cy'ibumoso, kizemo na vitesi ijya imbere. Yego. Ubu ngubu tayari n'amaje gukata. Tukagenda iki nacyo ni ikizamini gikomeye. Ni ikizamini gikomeye. Tayari ubu natangiye gukata. Noneho iyo umajije gukora ibi ngibi, afande amanota aba yaguhaye ahita avuga ngo noneho tujye ku kibuga. Yego. Hagarara aha rero munsi. Mugahita mujya ku kibuga rwose. Soza ikizami. Tugiye gusoza ikizamini. Tutagiye ku kibuga se. Turajyayo humura nta kibazo. Soza ikizamini. Ikizamini kugisoza rero uhagarara ushyiramo cya kinyoteri nababwiye cyahe cy'iburyo. Warangiza guhagarara ukagikuramo ugashyiramo double kinyoteri ugashyira muri parking. Yego. Uretse gato. Parking. Warangiza ukazamura fere yame, warangiza ugakuramo double indicator kuko imodoka amaje kuyihagarika, hanyuma ukayizimya. Ubu ikizamu bugisoje. Yes. Bakubwiye umupolisi. Abantu biga muri Saido bafite amahirwe. Abantu bo muri Saido rwose se kuki batari ku. Hanyuma mwari urufunguzo rusigamo? Urufunguzo rukuramo. Iyo amaje kugusoza ikizamu urufunguzo rukuramo ukaruha mwarimu wawe. Karumuhereza ati ikizami ngewe ndagisoje. Cyane buri kumwe na fande gusa ukarukuramo ukarurambika hasi. Uruhaye fande se. Fande ntirumurebe. Fande ntago bimurebe ikizamu aba yagutegetse gukora uba wagisoje. Guys, katubashimire cyane rero mwese mukuri
mukurikirana Satiya TV ndetse na Rwagakoco Live TV, tubabwira ko ibiganiro byacu n'ukuri nakagaruka. Nimero ya telefone reka nyibasubiriremo kugira ngo babashe kujya baza rwose bafite uwo baje kureba. Yego. Mwarimu ni Teacher Janvier. Nimero ni 0783 57 087. Yego. Hari akantu ngiye kubereka nyuma yaho bita demarrage. Yego. Demarrage automatique. Iroroshye cyane. Kandi nayo irabazwa mu abantu baje bagakora demarrage automatique. Baje bakiga automatique. Abantu baziga se nibazaza. Ni karibu. Nibaze kwa Janvier. Yes, katuba tubashimiye cyane rero mu kanya na demarrage irabageraho. Ngiye kuyibereka rwose. Ciao ciao.